man wakwihanganye ndakuvugisha reka mbanze ndebe reka mbanze nyine ntuzi ndaza kukuvugisha n'ukuri kw'Imana reka tubanze turwane n'ibintu turimo aka kanya ariko nyine wigira ikibazo nyine wenda twari tuzi ko bari batujyanye muri morgue bagiye kutwereka nyine ngo umurambo kubw'amahirwe nyine tuza mwana dusanze atari yeme mwana uri kumva ayo makuru atari meza se nyine batubwiye ko umuntu wari uri muri morgue warufu nyine batari nyine bazanye mu gitondo nyine ari uyu nguyu wenyine nta wundi muntu hari ubwo bivuze ngo rero niyo wenda yaba afite ikibazo yaba wenda yakomeretse cyangwa se wenda ari mu bitaro bisanzwe ariko aka kanya nyine nta kindi kibazo kiretse wenda abaye ari ikindi cyangwa se yaguye ahandi ariko aka kanya bimeze neza ariko mwana wimbwira ngo bimeze neza kandi ntawe muri kubona wenda dushobora kuba nyine wenda atari aho ngaho ariko uko byagenda kose ashobora kuba yakomeretse ashobora kuba atameze neza ariko ubundi Imana yanjye kukinamuritse akagenda nijoro kukinamuritse akagenda kandi nabonaga ko n'ubundi atameze neza mwana wikwicira imanzi nese wari uzi ko biri bube niba umuntu yaje akubwira ngo arananiwe nta kindi wari uri gukora rero mwana yizi mbabarira ube wihanganye tubanze turwane n'ibintu turimo njyewe ikintu kirabanda ahita nkubwira n'ukuri kw'Imana mwana umbabarire umbwire update ndazishaka umbabarire ugerageze buri kimwe cyose amakuru ujye yamera ku gihe rero Kiriya yise amubwira ati nta kibazo ndagerageza nkubwire ndagerageza buri kimwe cyose ndajya mbikubwira nyine we ntugire ikibazo atari ikigaragara cyo nuko nawe urahangayitse cyangwa binoga urukundo rurahari nubwo bwose uba wigira nyoni nyinshi wanga kukwemera ariko rurahari noneho Isabelle yahise amubwira ati mwana byanga binoga nyine nta kuntu nahangayika atari ujye wibuka ko Aime ari we muntu wagerageje kuntabara wibuka ko ari we muntu wagerageje kumfata neza ubwo rero byanga binoga mba ngomba guhangayika kandi ewana birumvikana noneho Kiriya yambwiye ati rero reka mbe ndetse mbanze ndebe nyine tubanze turebe mbanze nsohotse kugira ngo wenda bamama batumva ndi kuvugana nawe ndeka nsubire mu nzu mbanze ndebe aho bigereye numva ikintu abaganga barakomeza kutubwira ubwo rero yasubiye mu nzu asubira mu bitaro nyine yinjira mu bitaro aragenda yegera ababyeyi be aravuga ati se bigereye nta wundi muntu se bari bababwira wenda waba wagize ikibazo ku buryo nyine twabona aho duhera handi baramubwira ati reka nta kintu baratubwira ariko bari batubwiye ngo bagiye kuduha undi munasi uradufasha akagenda dutembereza nyine mu byumba aho abarwayi bose baje muri iki gitondo cyangwa se n'abaje nijoro guhera wenda muri ya masaha wenda mwavuganiyeho na Aime yaziye mu rugo iwanyu ati nyine bari batubwiye ko aribwo bagiye kudutembereza nyine bakatugeza muri abo barwayi bose bakatunyuzamo noneho tukabanza kureba uko niba wenda haba harimo Aime ubwo rero nyine reka dutegereze uwo munasaze tugeze nyine atutembereze nyine noneho John aravuga ati gusi noneho Aime yabaye ati ibaze ko ejo aribwo twari twiyunze ejo ibintu byose byari bimeze neza ati none ntabwo mba mbyumva ati ubuse nk'ibi ngibi biba biturutse noneho mama wagerageza kumufata aramubwira ati gusi ihangane mwana tuza byanga binoga reka twizere ko Aime nta kibazo afite ati niba tumubuzemo hano wenda tubuze batubwiye ko muri morgue yaba harimo umuntu umwe tukaba turebye tugasanga ntago ari we ati nta mpamvu yo guhangayika byanga binoga ashobora kuza kubera neza ashobora kuba ameze neza ati ro mwikwiheba ati muye mama ariko kuba turebye muri morgue ya hano ntabwo bivuze ko morgue zose ziri muri no quartier zose twazirebye byanga binoga ashobora kuba atari hano ariko hari ahandi hantu ashobora kuba wenda atari hano bariko bataramubona ati ariko nta kuntu wambwira ngo umuntu telefone ye ntiyavuyeho iri gucamo ntari kuyitaba kandi uri kumva nyine nta hantu na hamwe twamubariza niba twageze kuri polisi nta kirego gihari ntafunze tukaba turi kugerageza kwa muganga naho ntituramubona kumva rero ni ibibazo byanga binoga wasanga banamutaye n'ahantu mu mugezi wasanga wenda banamujugunye n'ahantu noneho papa waragerageza aramubwira ati rero John ndabizi ko wenda nibwo wenda barukiyungana na murumuna wawe nibwo bwari mukibasha kuvugana neza ariko gerageza
wihangane nyine umuntu w'umugabo none se nurira na mama wawe araza kurira na mushiki wawe arire usuri kumva ni hano ni wagakwiye kuba uri strong ati rega papa nubwo bwose wenda mba nasereraga na Eme tukaba twasereraga tugira gute ati ariko ndamukunda ariko ura n'umuvandimwe wanjye ati cyaba cyose rero tuba turi abavandimwe ati rero ntabwo nakwishimira ko bigera kuri ino ngingo bigera kuri urwego nyine hahandi nicara nkumva ko ntacyo mfite cyo gukora hahandi nicara nkumva ko namubuze ati yego wenda nabe namwe mwari mumaze igihe muganira munavugana neza munagira ute ati none hibaze nkanjye igihe twaherukiraga kuganira ibaze nkanjye igihe twaherukiraga kuvugana ni kera papa ni kera ntabwo nyine nari mukumbuye nk'umuvandimwe ntabwo nyine twari duherutse ati reba n'ejo wenda nibwo twahanye imbabazi nibwo twiyunze ariko nabwo yahise agenda bari kumuhamagara kuri telefone ati ubwo rero nta kintu na kimwe mfite wenda nta kintu na kimwe mfite nyine mwibukiraho navuga nyine cyamunyibutsa aka kanya ubwo rero niyo mpamvu mpangayitse noneho papa aravuga ati rero guhangayika kwawe nta kintu biri bumare mwana nta kintu biri bumare ahubwo reka dukomeze dushakishe reka dukomeze tugerageze turebe bakiri aho ngaho rero umunasi yaraje araza mu kubageraho reka twese tugaruka kwa wa mugabo w'umusirikare wa mugabo nyine n'ubundi umugore we watewe inda na John wa mugabo nyine uri kwita ku umugore we nyine biracyakomeje kumutungura umugabo nyine yaramufashe yaramutembereza aravuga ati tugomba kujya kwa muganga rero tukajya kwa muganga tukareba uko umwana ameze nabo bagiye kwa muganga baravuga ati reka tugende tujya kureba uko bimeze ubwo rero umugabo yagiye mu modoka abwira umugore aramuga ati tujye kwa muganga urabizi ko tutarisuzumisha urabizi ko nahangaha bigeze inda nyine ntabwo turamenya nyine ukuntu bimeze byanga binoga kandi urabizi ko umudamu aba agomba kujya kwa muganga mu minsi nyine ye ya mbere mu mezi ye ya mbere bakareba ukuntu bimeze bakareba ukuntu umwana ameze atubwo rero niba utarajyayo rero tugomba kujyayo ni nkanjye nka papa w'umwana ngomba kuguherekeza kwa muganga tukareba ukuntu ibintu bimeze noneho tugaruka ku rundi ruhande tugaruka ku ruhande rwa Isabelle nyine ari mu rugo nyine yabuze amahoro ari guhamagara nimero ya Eme ariko wapi kuyifata nta kintu na kimwe kiri kugaragaza ko nyine wenda imenyini yaba kiriho bahamagaye bagerageje buri kimwe noneho Isabelle we yataye umutwe ari kujya hirya akagaruka hino akajya hirya akagaruka hino avuga ati mana yanjye wafashe telefone ati subu nibiki byakubayeho ati subu wabaye iki koko ati mana ati ko subu koko ati mana nk'ibi ngibi koko wambabariye ukagerageza ugatabara Eme ati nukuri ko Imana niba ndahita mubwira ko mukunda niba ndabigenza gute ati Imana mbabarira umugarure ati nukuri ko Imana ndakwizera uri Imana nizera uri Imana ishobora byose ati wagize icyo ukora nyine ari gusenga nyine yapfukamye ari kugera hamwe agapfukama ahandi akongera agahagarara bigaragara ko nyine we byanga binoga nyine ni ibintu bigaragara ko byanga binoga Isabelle asigaye akunda Eme byahatari ariko n'ubundi nta kuntu atamukunda kuko niwe muntu ugerageza kumufasha niwe muntu wageragezaga kumuba hafi rero birumvikana ko agahinda nyine afite kumvikana kandi noneho binongeye ko noneho aka kanya inzabamo ni ya nyine niyeme wayimukodeshereje byanga binoga rero afite impamvu nyinshi zituma nyine agomba kugira ute zituma agomba kubura amahoro ako kanya rero yarahamagaye agihamagara yumva telefone hari umuntu yitabye ariko mu kuyitaba yumva n'umuntu w'umukobwa yitabye aravuga ati iyi telefone se uyibonye hehe uyikuye hehe ati telefone rero nyitoraguye aha ati none se nyirayo hari uwo wabonye ati ntabwo nyine ntabwo mbizi nyine ati niyo ntoraguye twahise tugaruka kwa muganga rero
wa munasi yaraje atangira kubatembereza, baratembera nyine, atangira kubereka nyine mu bitaro, agenda bereka abarwayi gutya na gutyo. Mu kugaruka rero bageze muri korodoro bahuye na wa musirikare ndetse na wa muntu uza na wa mugore wiwe, bahuriye muri sare nyine, muri korodoro nyine. Wa munasi akiri kubajyana ahantu abarwayi bose bari, bahise bahura rero na wa musirikare n'umugore we. Muribuka neza ko wa musirikare umugore we utwite, uwo John uri aho ngaho wabuze umuvandimwe wiwe niwe wamuteye inda. Ese biragenda gute? Mu guhura rero bigaragara ko nyine n'ubundi ni abantu bo muri karitsiye baraziranye, barahuye bagihura. John abanza gususa n'ahasubiye inyuma, ariko nyine agiye gusubira inyuma kuko nyine abenshi banabizi nyine, abenshi babizi nyine, wa mugore yamuciriye isera avuga ati hagarara nyine. Ibaze noneho aka kanya barahuye, biraza kugenda bite? Ese John baraza kumuvumbura? Ese John arakomeza yishinje nyine ko ari wamuteye inda? Bise biraza kugenda gute? Ntakunda amatsiko usigaranye, azashoboratse gukurikirana akandi gace k'ubutaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.